Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Tushimye Imana cyane kubw'uyu munsi. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu imirimo yayo. Imana y'amahoro rero ihabwa icyubahiro. Data wa twese nashimwe cyane. Ndashimira Imana nukuri ibyumve aho iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ndashimira Imana kubw'uburinzi bwayo n'urukundo dukunda ngo rutagira akagero ngo ntirondoreka. Muririmbyi we yabivuze neza ngo rusumba izuba ngo rugasumba n'ukwezi ngo ni kuzimu rugerayo. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Nk'uko bisanzwe ni Pastor Gatera Jose guturuka Pentecote Philadelphia, nabasuhuzaga mbifuriza Pasika nziza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana y'amahoro ibaha umugisha, nshuti za Kristo, abakunzi b'umusaraba mwese. Ndabizi yuko mwiteguye, hari icyo mutegereje, kandi umuhate wanyu ntabwo ari ubusa. Rero reka dusenge Imana, twakire umukozi w'Imana Pastor Serugendo Dismas. Reka tubanze dusenge. Mana nyiribihe, Mana nyiribitware, Mana nyiricyubahiro, Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye umunsi mwiza, tugushimiye urukundo dukunda. Muririmbyi yavuze neza ngo ntirurondoreka, ngo rusumba izuba, ngo kandi rusumba n'ukwezi rugera ni kuzimu. Warakoze gutanga umwana wawe w'ikinege, ukamutanga kugira ngo uzamwizera wese atazapfa urupfu rubi, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Umwana arapfa, apfa ku bwacu, arangije arazuka. Turabigushimiye ko watanze Kristo akatubera incungu. Tuguhaye icyubahiro Papa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe. Turabizi ko uhora umukoresha, ariko umuhishurire kurushaho. Mitima ya benshi iragutegereje. Reka ijambo ryawe ryongere ryurure imitima ihagaze. Ijambo ryawe ryongere rikize indwara zikomeye. Ijambo ryawe ryongere riruhura abarushye. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, mu izina rya Yesu dusengeye imitima y'abantu, uyihe gutuza. Twirukanye imbaraga zabajajabya, imbaraga zatuma badatuza, imbaraga zose zabakiranya, tuzikubitishije inkota y'Uwiteka. Muri w'Imana twikukongore, maraso ya Kristo yeze ikirere, kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya icyo umushakaho. Urakoze, koresha umukozi wawe Mwami, kandi umurusheho kumugirira neza. Ni mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umukozi w'Imana abasuhuze kandi atugezaho n'ijambo ry'Imana. Karibu. Turabashubuje bene data, abo dusangiye urugendo, abakozi b'Imana, abakristo, tubifurije umunsi mwiza. Mana ibane namwe kandi bagirire neza. Amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Iki cyumweru ni cyumweru cyiza ku itorero Pentecote. Iki cyumweru ni cyumweru twibuka imibabaro Yesu yahuye nazo mbere yo kudupfira, mbere yo kupfa no kuzuka kwe. Ijambo ry'Imana kuri Yohana 3, ijambo gice cya 3, ikunda kutubwira iki? Kuko Imana yakunze abisi cyane. Ni ijambo rimaze kuba ngindirimbo. Kuko Imana yakunze abisi cyane, byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka, ahubwo babone ubugingo buhoraho. Mana ni nyir'urukundo. Mbere na mbere twaremye ku bw'ishusho ryayo. Yagaragaje urukundo rwayo, aturema ku ishusho ryayo. Yagomba kuturema ngingage, yagomba kuturema ngindi nyamaswa cyangwa si giti, ariko kuko Imana yadukunze itushira ishusho ryayo, ituha mwuka wo kumeka. Icyo ni kimenyetso cya mbere utashobora kubura ishimwe. Ugomba gushimira Imana ku manywa na nijoro. Icya kabiri, kubw'ibyaha, kubwo tutarimbuka, byatumye Imana yitwitangira mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo.
impamvu yatwitangiye umwana wayo w'ikinege nuko yakunze abari mu isi cyane. Ibyo nabyo byagaragaje urukundo rw'Imana. Nuko uri mu iyi si, nuko uri mu bibazo, nuko uri mu bigeragezo, umenye ko Imana iragukunda. Niyo mpamvu Yesu yaje gupfa ku bwacyo twebwe. Ariko ari impamvu tutatindamo twebwe abakristo cyangwa se abatarizera Kristo, ari impamvu bigaragaza ko impamvu byatumye atwitangira mwana wayo w'ikinege. Kutanga mwana wayo w'ikinege ni kugira ngo tutazarimbuka. Kurimbuka kuzabaho bene data, isi izashira. Ariko yatwitangiye umwana wayo kugira ngo tutazarimbuka, ahubwo tubone bugingo buhoraho. Yesu arongera aravuga, ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo. Yivugiye wenyine, na undi muntu wagize iyo ishurirwa. Ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atabanjirije muri nje. Ukijijwe, utarakizwa, umenye ko impamvu Imana yatwitangiye umwana wayo w'ikinege nukugira ngo abamwizera bataza kurimbuka, ahubwo babone bugingo buhoraho. Tekereza buryo uhagaze mu gakiza. Se ubwize kibazo akatubaza, nanjye kubwanje bakambaza, se uzabona bugingo buhoraho? Mfite icyo nasubiza. Ese nawe bakubajije kubwawe nk'umukristo, ubona ko inzira zawe, bikorwa byawe, mirimo yawe, imyifatire yawe y'ikikristo izakuhesha ubugingo buhoraho? Yesu nimba yavuze ko niwe nzira, ntawajya kwa data atabanjirije muri we. Ni kintu tugomba, ku bantu batarakizwa, agomba kuba mu kwitekerezaho, kuko isi izashira, hanyuma tujye mu bwami bwo mu ijuru. Uzasigara nize ko ni Gehinomu, kandi Gehinomu ntabwo ari heza. Gukurikira Yesu no kumwemera ni byiza. Natwe tumaze gukizwa, se turagenda neza ku buryo nagaruka azadusanga twiteguye. Yesu adufashe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kubw'iki gitondo. Ijambo y'Imana ishaka ko tuganireho ni ringiri. Turi mu misi, tumaze misi twiga matorero Pentecote yose. Bantu benshi bafashe biye byo gusenga, bantu benshi bafashe biye by'ibitaramo bya Pasika. Pasika si ukurya no kunywa. Pasika yacu twibuka ugupfa no kuzuka k'umwami. Ibyo byagaragaje gutware mu itoro Pentecote. Nimba Yesu yagomba gupfa bikarangirira mu butaka, itoro Pentecote ntabwo twagomba kugira power. Icyatuheshe power bwa mbere ni ugupfa no kuzuka k'umwami. Yarapfuye, mu munsi wa gatatu arazuka, kandi yazukanye niki? N'icyubahiro cye. Ni ngombwa, tugomba kuba, niyo mpamvu tukunda kwibuka ibyo biye yahuye nazo mbere yo gupfa. Yaciye mu bibazo byinshi, yaciye mu mibabaro, yaciye mu bigeragezo navuga. Ariko bitubwira iki ijambo ry'Imana? Ko ndacyaha na kimwe Yesu yakoze. Yazize ibyaha byacu, yaje nk'umucunguzi, yaje kutuberera igitambo kihoraho iteka ryose. Kubwa Yesu niyo mpamvu twabonye agakiza. Kubwa Yesu niyo mpamvu twababariwe ibyaha. Kubwa Yesu niyo mpamvu twitwa abana b'Imana, kuko yaje kutuhuza n'Imana. Yesu yaje kutubabarira ibyaha. Basogokuruza bacu mu bihe byabo bari banze Imana, batagisenga Imana, bagendera mu by'abapfumu, kuterekera, kuraguza, bafukamira bigirwamana. Kubw'ibyaha habayemo gutamba bitambo mu gihe cy'Abamose, ariko bakabamo abantu batishoboye bicishwaga amabuye kubw'ibyaha byabo. Nyuma yaho Mana aza kugirira tena abisi mbabazi, ati Mose we, umuntu wese utishoboye, kuko buriya Imana niyo irema umukene n'umukire. Abantu bakize ndimusuzugura bakene, kuko niko Imana yaremye. Umuntu wese utishoboye nakora icyaha, abe atamba igitambo cy'intuma kubera ibyaha. Ariko
Mose yaje kureba nuko habayemo kugabanya ibihano yo gutanga gitambo cy'intuma ku muntu utishoboye, abonetsemo n'abantu batabasha kubona icyo gitambo cy'intuma, bakicisha iki? Amabuye. Imana iratekereza ku bwayo, nakora iki aboneke gitambo kizabaho iteka ryose, umuntu wese ukoze icyaha ace bugufi asaba imbabazi. Abanditsi bamwe baratubwira iki? Mana ireba ku isi, nyamaswa zose zabaga ku isi, Mana ishakisha icyatupfirira kitubere igitambo, habura n'umwe. Ireba mu nyanja, amafi iri mu nyanja, ibinini bitoya, nta n'umwe wemeye kudupfira. Ireba ibiti binini ku isi mu mashamba, ariko habura n'icyatuberera igitambo. Mana yongera isubira mu ijuru, bicarana n'ubutatu butagatifu, irababaza ko agomba kubamo gitambo kihoraho iteka ryose ku bantu bari mu isi, kuko yakunze ab'isi byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizera bataza kurimbuka. Ndukarimbuke urimo kumva ijambo ry'Imana, ariko babona ubugingo buhoraho. Nuko Yesu aravuga, Data, kuko wakunze ab'isi, nanjye ndabakunda, nemeye kujya ku isi kubapfirira. Mana ati wemeye? Ati yego. Wemeye? Ati yego. Icyo nicyo cyatumye mwami Yesu aza ku isi yambaye ishusho ry'umuntu. Mana iremera avuke muri twe, akurire muri twe. Amaze gukura ajya kubatizwa kwa Yohana Mubatiza. Yohana aramubatiza, kimenyetso biragaragara ariya munsi wa Yorodani. Atangira ajya mu butayu, ava mu butayu atangira kubwiriza butumwa bwiza. Haleluya. Tekereza Pasika, ntabwo ari kurya no kunywa. Hari umuntu wababajwe kubwa Pasika, hari umuntu wasuzuguwe kubwa Pasika, hari umuntu watanze buzima bwe kubwa Pasika. Abantu benshi barimo kwitegura Pasika ku isi. Hari abaguze amenda mishasha, hari abatunganya ibyo barya bijyo banywa, ni byiza, ariko niki twatunganya twebwe ngitorero kuri iki cyumweru cya Pasika? Abakozi b'Imana barimo kugenda bigisha abantu, ariyo mwuka wo gusenga. Nirimo kureba, ndabona itoro Pentecote turimo kugenda tugabanukirwa, turimo kugenda tutakaza byiringiro, turimo kugenda tukora iki? Tuhinduka. Ariko Pasika abonetsemo imbaraga yo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubanze dusome ijambo iri mu gitabo cya Mariko gice cya 14. Dusome Mariko gice cya 14, dusome hano ku murongo wa 66. Bibiliya iratubwire ki Petro ahakana Yesu. Ubwo Petro yari akiri hanze mu rugo, haza umwe mubajya b'umutambyi mukuru. Abonye Petro yota umuriro, aramwegereza, aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Nawe aramusubiza ati, ibyo uvuze sinzi uwo ari we, kandi sibimenye. Maze arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, inkoko irabika. Umujya amubonye, aherako yongera kubwira abahagaze aho ati, uyu ni umwe muri we. Nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya mutoya, abahagaze aho bongera kubwira Petero bati, ari uwo muri bo rwose, kuko ari Umunyagalilaya. Nawe
atangira kwivuma no kuharika ati sinzi uwo muntu muvuga uwe ari we. Muri ako kanya inkoko ibika ubwa kabiri. Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye, ari inkoko itarabika kabiri uri bunyakane gatatu. Ariyumva agira agahinda kenshi ararira. Iyo niyo jambo tugiye kuganira muri iyi minsi yo gutegura Pasika. Amaze kuhamagara ntumwa 12 agendana nabo abatoza iby'Imana, bacishwa bugufiya, akora imirimo n'ibitangaza mu maso ye barabibona. Ariko mu gihe Yesu yatangiye amaze kuregwa, bamushinja ibitakwiriye, batangira kumutoteza. Yesu yari yamaze bicaranaga n'intumwa ababwira iby'urupfu rwe, ariko akavuga ijambo rivuga, abwira Petero ko mu ibyo byose tugiye kuhura nazo ari umunsi uzampakana. Petero arakana ati mwami, oya, sinshobora kukwakana teretse urupfu, nta kintu na kimwe cyatutandukanyana nawe. Ariko Yesu aramureba aravuga, Petero, ibyo uvuga sibyo. Ari umunsi inkoko izabika kabiri uzaba umaze kunyakana hafi gatatu. Ijambo rikora ku mutima wa Petero, riramubabaza. Mu icyo gihe yabwirwaga yumvaga ko ntago byashoboka abashe kwakana mwami Yesu Kristo, kuko bantu bakundaga Kristo mu ntumwa ze. Petero nawe yarariwe, nuko ari undi Yohana wamurushaga, ariko Petero nawe yagiraga urukundo yo kumukunda mu cyunguzi, yo kumwishimira, yo kunezerwa n'imirimo yabonaga Yesu akora. Yaramwemeye koko mu icyo gihe, aramwizera, abona ko nta kintu na kimwe cyamutandukanya na Kristo, abona ko nta kintu kimwe cyatuma yabasha kwakana mwami Yesu Kristo. Haleluya. Mu bibazo byose Yesu yahuye nazo, kera twiga ku ishuri, yari kera twigaga mu mashuri conventionnel katolika, navuga ba frère Mariste mu bihugu twabayemo, bakundaga kutwereka ifilme y'inzira y'umusaraba, imibabaro ya Yesu Kristo. Tukagenda tureba ayo mafilme. Musi narebye iyo filme bwa mbere, mbona uburyo Yesu atotezwa, narariza amarira, kandi icyo gihe nari ntarakizwa, ndi mu wa 2-3 primaire. Sasa Yesu yaciye mu mibabaro myinshi, yakoze byiza mu maso y'abantu, yabazuye abapfuye, yaboye abari baboshwe, yakijije abari bapfuye, yasengeye abantu barabona ibitangaza by'Imana, impumyi zirakira. Ariko abantu baje kugera ku rwego yo kwibagirwa iyo mirimo yose. Abatambyi bakuru bajya kumurega kwa Pilato, birego biba byinshi. Ibyo nibyo tumaze iminsi iki cyumweru cyose twagiye twibuka inzira mwami wacu yanyuzemo, twebwe tuze kubona gitambo kihoraho iteka ryose. Imibabaro Yesu yahuye nazo, tuhitwa abana b'Imana. Gushinyagurirwa Yesu yashinyaguwe, twebwe tuze kubona isezerano ry'Imana. Twarabo kurimbuka yemwe abarokore, nuko tumaze kugera mu ndebe y'urusengero, twibagiwe mirimo yo wadupfiriye. Abantu benshi bamaze gusigaramo ko kakiza ni izina gusa. Ariko mu icyo gihe atotezwa, munsi umwe yari nijoro, abantu bose barimo kwishima, buryo bamukuye imyenda, buryo batangiye kumushinyagurira. Umudamu umwe araza, wakoraga ku mutambyi mukuru, arareba Petero, aravuga ko wowe uri umwe mu bagendanaga nawe. Petero arakana
ati shwida uwo uvuga simuzi kandi sinzi, ati uri umwe muri bo kuko uri umunyagalilaya. Petero arabyakana. Uwo mudamu arasohoka aragenda akomeza kuba hariya. Amaze kuhakana, ikintu kitwa iki isake irabika. Petero nagutekereza ibyo mwami yamubwiye. Kuhakana Yesu ni mutwe w'ijambo ryacu iki gitondo, kuhakana mwami Yesu Kristo. Ari twebwe abakristo ntabwo tukwiriye kuhakana Yesu. Kuhakana Yesu, Petero aramuhakana hagati y'abantu, aza kwifasha gukomeza kwicara hariya, ariko abagabo babaga hariya nabo baza gukora iki? Kumutunga urutoki. Ati wowe uri umwe mu bagendanaga nawe. Mbese ku bagendanaga nawe bigaragaza intumwa ze. Uri umwe ku bagendanaga nawe. Petero arongera avuga ko uwo muvuga shwi simuzi, nta munsi nabanye nawe. Aramureba avuga ko nuko byakana n'imvugo zawe zigaragara ko wagendanaga nawe, uri umwe mu bagendanaga nawe. Uwo mwanya akiyakana gutyo, Bibiliya iratubwira iki? Isake irongerera ko iki? Irabika. Yesu yari ku ruhande, yari bamaze kumukuraho imyenda ye, bamushinyagurira abaserikari b'Abaroma. Uwo mwanya inkoko yabitse bwa kabiri, Yesu aza kuhuza amaso na Petero. Petero amurebye yibuka ya jambo Yesu yamubwiye yuko azamuhakana. Petero arababara, yaze kwibuka iyo jambo. Kwibuka ijambo ry'Imana riba byiza, rifasha umuntu, rikomeza umuntu, rituma umuntu yirinda. Yewe Pasika ni umunsi mukuru ukomeye mu itorero Pentekote. Ni umunsi mucunguzi wacu yapfuye akazuka, ariko kuzuka kwe abayemo kimenyeto cyo kumwakana kumwe mu ntumwa 12. Nuko nato iminsi abantu benshi barabakristo bamaze kumwakana Yesu. Twavuga rugero rwacu mu bibiye. Hari abantu benshi nabonaga twasenganye nabo mu 2000, ariko baramwakanye. Hari abantu bamwe barabakozi b'Imana baramwakanye. Hari abakristo, hari abari bafite inshingano mu murimo w'Imana baramwakanye. Kumwakana Yesu mu baye buryo, mu gihe wakoraga mirimo y'Imana utakikora, ure uramwakanye. Impamvu yatoye agakiza nuko twamukorera. Tekereza iki cyumweru cya Pasika, umenye ko yarababaye ku bwawe, yarasuzuguwe ku bwawe. Oh Jésus, yambaye ikamba rya mawa ku bwacu twebwe. Ndareba mitima yacu twebwe itorero mu iminsi, ninde wakwemera bamwambika ubusa aho atakoze icyaha? Ninde wakwemera ko bamushyire kamba rya mawa ku mutwe, batamuteye anestesi, hari muzima, hareba, yari amawa maremare imeze nk'umusumari, ariko yo kurone bamushyiramo yo kurone kubw'ibyaha byacu twebwe. Horiyo twibuke mirimo yakoze, twihane no kureka, duhamirize Kristo, dukorere Kristo. Nimo kubona abantu benshi bamaze kwakana mu cyunguzi. Hari abo yahaye impano bamaze kumwakana. Hari abamwe barimo gutukisha izina rya Yesu. Hari abamwe barimo kumwambika ubusa mu bibiye, kandi barabakristo, barabakozi ba. Ibyo byose ni kwakana mwami wawe, kwakana muhamagaro, kwakana mirimo yadukoreye ku musaraba, kwakana rukundo yatugaragarije. Kaza iyi Pasika sinzi buryo urimo kwitegura, sinzi buryo, ntabwo ari yo kurya no yo kunywa. Twebwe itorero Pentekote, Pasika yacu ni Kristo. Pasika yacu ni gusuzuma mitima yacu. Turacyagararana n'Imana, turacyakunda Imana, turacyizera Yesu Kristo, kuko aravuga ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data adaciye muri njyewe. Oh Yesu tufashe kandi tubabarire.
hari abakristo bamwe iminsi namuvise bihugu byinshi matoro Pentecote yari yatangiye amasengesho kuva kuwa mbere, abantu basenga bitaramo bya Pasika, abantu barimo kwihana ibyaha, abantu barimo kugarukira Imana. Se wowe gute? Wowe utarakizwa, ubona amahererezo y'ubuzima bwawe, utemera Yesu akubera umwami n'umukiza. Petro aramuhakana. Ariko umutima mwiza nakundiye Petro, mu gihe yahuje amaso na Yesu Kristo, Yesu aramureba. Inkoko imaze kubika bwa kabiri, Yesu aramureba, Petro nawe arahuza amaso na Yesu. Icyo Petro yakoze aribuka ya jambo umwami yamubwiye. Petro ararira amarira, mwami umbabarire, mwami umbabarire. Yatuha uwo mutima natwe tukibuka ipasika ko twaramwakanye. Hari abakristo bamaze kuba abanyabinyoma, hari abakristo ninde wabahaye mbese mirimo yo gucirana imanza? Abakristo bakira abakozi b'Imana imanza, abapasiteri bikigiye, abahanuzi bikigiye. Se urwo nurwo rukundo Yesu yakwigishije. Nimba mubona ko abapasiteri bacitse indege, ko mutabasengera, ko mutasengera abahanuzi bikigiye, nimba wowe wagaze mu kuri no mu muka. Itorero twatakaje urukundo. Yesu yatuzaniye urukundo, iki yatumye abambwa ku musaraba, yagaragaje urukundo rwe. Wisuzume nanjye nisuzume. Pasika y'umwaka ndigatambuke gusa gutya, hanyuma ugende wongere unywe inzoga, ukora mabi ku munsi wa Pasika, ukore mabi ku veye ya Pasika. Suzuma mutima wawe. Nanjye nabasha gusuzuma umutima wanjye. Icyo nakundiye Petro nabivuze, kuko Petro amaze kuhuza amaso na Yesu Kristo, haribuka ijambo yamubwiye. Petro ararira, Petro arataka, mwami umbabarire, mwami umbabarire. Iyi minsi abantu barimo kumva ijambo, bamwe bakigisha ijambo, ariko barinangira ibintu by'Imana bimaze kuba nka teatre. Ibintu by'Imana bimaze kuba ng'umuhango w'idini. Nimba ari itorero rigomba kugira power, ni itorero Pentecote, kuko ari itorero ryubatswe ku mukuzuka. Mwami wacu yarapfuye, mu minsi 3 arazuka, kandi ibyo byose yabanje guteguza intuma. Yababwiraga ko azubaka, azasenya urusengero arwubake ku munsi wa 3. Abantu basadukayo, bafarisayo, abanditsi baramureba bavuga, uyu muntu ni muzima. Uru rusengero rwubatswe na Salomo myaka 120, we akavuga ko azarwubaka, azarusenya mu minsi 3 arwubatse. Kuva na kera abantu bapinze mwami Yesu Kristo. Ndukaburane n'abantu ati bagupinze, we babwiza ukuri wigendere, kuko munsi y'urubanzo urahari. Yesu ashimwe. Pasika y'uyu mwaka 2026 nduigereranye n'izindi Pasika. Zindi Pasika wanyoye inzoga ugasinda, zindi Pasika waguriye abantu ibiyobyabwenge inzoga, indi Pasika waraye mu bibi, indi Pasika watuye Pasika ku mutima we ariko waraye ukoze ibibi. Ariko iyi Pasika wongere wisuzume, iyi Pasika wihana ibyaha, ube nka Petero. Benshi navuze baramwakanye mwami, ariko iyi Pasika mureke tusuzume neza, tube nka Petero, twihanye nate tubwire mwami tubabarire. Mirimo y'Imana abantu benshi baratukisha murimo y'Imana. Ibyo byose navuze ko ari ibimenyetso byo kumwakana. Umuntu utakanye Yesu yera imbuto nziza. Umuntu utakanye Yesu agaragaza urukundo. Umuntu utakanye Yesu akora neza murimo wayo. Umuntu utakanye Yesu arahamya. Umuntu utakanye Yesu ayobora abandi mu nzira y'ukuri. Mana itugirire neza, Mana idushoboje. Abantu iki cyumweru mu gihe cya Yesu, abantu benshi barababaye. Ari mu nzira yikoreye umusaraba, ababyeyi ba Yerusalemu baza muzanira amazi yo kunywa, ati mwami wihangane ukomere kuko turi kumwe nawe.
yikoreye umusaraba, biti bibisi biremereye, harananirwa ku musaraba, mu nzira abo babyeyi bamuzanira amazi yo kunywa. Mwami humure, bashaka kumuhumuriza, hati turi kumwe. Yesu arabareba, arababwira, yemwe abagore b'i Yerusalemu, yemwe abakobwa b'i Yerusalemu, muririre n'abana banyu. Bo bashatse kuza kumwereka impuhwe zabo, akahinda, abone ko bari kumwe nabo. Kigeragezo cyawe ndukemeye ko ndutekereze ko ari umuntu uzabigufashamo. Amarira yawe ndukemere ko ari umuntu uzakuhanagura ayo marira, akuhumurize. Yesu arabareba, aravuga kipimo cyanjye na wundi muntu wakimfashamo, hati yemwe muririre n'abana banyu. Aho bibaye gutyo ku giti kibisi, none se igiti cyumye bizagenda gute? Ibyo byose Yesu ashimwe uyu mwami. Ari amagambo menshi ni Pasika yanyibukije. Harabwira intumwa, musenge mutaruha, musenge kugeza aho Yerusalemu izahindukira ishimwe. Tumva amateka ye, yirwaga ku manywa agenda abwiriza ubutumwa bwiza, nijoro akajya kuba ku musozi. Bantu benshi bakunda kuvuga ko ajya kurara ku musozi. Oya, ntago yararaga, yabaga mu mwuka wo gusenga, kuko yabonaga igikombe kiri imbere ye ntago azakinesha kubwo imbaraga z'umubiri, bimusaba gusenga. Mu gitondo akazindukira muri sinagogi, agaterana n'abandi, rimwe na rimwe akabwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo byose byagendaga bimuha imbaraga zo kunesha ibigeragezo biri muri wowe, biri imbere yawe, kuko ntago tuzi biri imbere yacu. Niyo mpamvu mbabwiye ko iyi Pasika tukayifate ngizindi Pasika zatambutse. Iyi Pasika ni Pasika yacu yo kwihana ibyaha, kuko tumaze kumwakana Yesu Kristo mu mitima yacu, mu bikorwa byacu. Hari abantu bakoraga mirimo myinshi y'Imana, bamaze kuhagarika iyo mirimo, ariko keshi ejo biteguye ko bazajya kwiziza Pasika. Banza wisuzume, usaba Imana ikubabarire, ugaruke ku murimo wayo, kuko migisha yawe iri ku murimo w'Imana, amahoro yawe iri ku murimo w'Imana. Nawe urimo gukora murimo w'Imana nabi, ntukemerura wizize munsi wa Pasika utabanje kusaba Imana imbabazi. Simbacira urubanza, ariko urebye isi, nawe urebe abantu mwabatirije musi umwe, urebye abantu mwakiriwe musi umwe muri korari, muracyari kumwe nabo muri korari. Abantu mwagendaga nabo muvuga butumwa bwiza, muracyagendana nabo cyangwa se basubiye nyuma? Abasubiye nyuma bose bagaragaza kimenyetso cyo kwakana Yesu Kristo. Turimo kwitegura kumva inkuru nziza ku munsi wa Pasika. Abisi Yesu navuze hano yavugaga urugero rw'urusengero, bakatekereza ati urusengero uyu muntu ni muzima, azarusenya mu minsi 3 yubatse. Ibyo si kubw'urusengero Yesu yavugaga kubw'urupfu rwe no kuzuka kwe. Yavugaga kubw'umubiri we ko azapfa, azahambwa, ariko ku munsi wa 3 azazuka. Haleluya! Iyo niyo Pasika yacu, kuzuka kwa Yesu. Nimba Yesu atagombaga kuzuka, itoro Pentekote ndago twagombaga kuhabwa ijambo, nago twagombaga kuhabwa imbaraga. Munsi wa 3 Maria Magdalene na Maria undi bazindukiye kumva ya Yesu. Ashaka kujya kureba imva ya Yesu, batwaye amaparfum nziza bagiye gusiga ku murambo wa Kristo, ariko bageze ku muryango w'imva Yesu babona ikimenyetso gitangaje, kya kibuye cyashizwe hariya kirahindutse. Bagira ubwo barinjira mu mva ya Yesu,
bagiye kureba aho murambo wa Yesu wari uhari, basanga wapi nta murambo uhari, bya byenda bamuziritse nibyo basanga hariya. Bagira ubwoba, batangira kurira. Marayika aramanuka arabwira, yemwe ndabizi ko murashaka Yesu w'i Nazarete, kuki mwaje gushakira umuzima mu bapfuye? Ntabwo ahari, Yesu yarapfuye, mugende mubwire intumwa ze. Yesu yarazutse, Yesu yarazutse, ntabwo ahari, Yesu yarazutse, ntimugashakire muzima mu bapfuye, mugende mubwire intumwa ze bahurire Yesu adufashe kandi atugirire neza. Mugende mumenyekanishe intumwa ze bahurire Galilaya, kuko ntabwo akiri mupfu, yarazutse. Abadamu ntabwo babashije kwemera, ariko bavuye hariya bajyana inkuru nziza yuko mucunguzi wacu yapfuye ariko arazuka. Ejo tugiye kwigira ku munsi wo kwibuka ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Iyo niyo twita Pasika yacu. Pasika navuze si kurya, si kunywa, si kwambara. Ushaka kwambara mwenda mwiza w'agaciro ariko wuzuye ibyaha, nabyo ntabwo byakuhesha agaciro. Pasika ni ugucishwa bugufiya. Pasika ni ukwibuka imibabaro Yesu yahuye nazo. Pasika ni ukwibuka urukundo Yesu yatugaragarije. Pasika ni ukwibuka. Ntabwo ari tariki y'ejo niyo Yesu yapfiriye, ariko turimo turibuka. Torero Pentekote, turihana ibyaha. Abakozi b'Imana mwasubiye inyuma, mugaruke musabe Imana imbabazi nguko Petro yabisabye. Abakristo mwavuye mu bushake bw'Imana, mwavuye mu Mana, tiyo bibazo isi neza abaha amahoro. Egiputa ntabwo tukuriye gusubirayo. Sasa Pasika yacu izaba ku munsi w'ejo. Sinzi buryo wirimo kwitegura, sinzi buryo itorero yiteguye, sinzi buryo nanjye ndimo kwitegura, ariko kwitegura gukomeye no kwisuzuma. Yesu adufashe. Wowe utaremera Yesu Kristo, nta mahoro y'umunyabyaha, byakubera byiza ipasika ukazindukira mu nzu y'Imana. Twazindukira mu nzu y'Imana ku munsi w'ejo. Abantu bakunda gucererwa, hari abantu bataterana bageze mu masaha, no gucererwa buri munsi. Ariko umunsi wa Pasika mumva ko Maria Magdalene na Maria undi bazindutse mu museke. Mureke umunsi w'ejo abakristo tuzindukire mu nzu y'Imana. Ari gitangaza wahura nayo ku munsi wa Pasika, ari inkuru nziza mu gitondo cya kare uzindukiye mu nzu y'Imana. Mane bafashe bagirire neza. Na indi commentaire nashiramo, turimo kwibuka gupfa no kuzuka kwa Yesu. Reba buryo witeguye, reba nanjye buryo niteguye. Wowe wanze kubabarira abandi, wowe ufite ibyaha utashaka gusaba Imana imbabazi, byakubera byiza uze kurya Pasika ariko wasabima wiyunze n'Imana. Maraso y'umwana w'Imana yamenetse ku bwacu, ntabwo ari yo kukinisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Shumba wacu Imana imuhe umugisha, atwibukije inkuru z'umuzuko wa Kristo. Ariko ijambo numvise nuko tugomba gusuzuma imitima yacu. Koko mu by'ukuri tukizihiza Pasika, ariko imitima yacu iboneye imbere y'Imana, kandi Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi witekerejeho nanjye nkitekerezaho, Imana yacu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ntiwemere ko Satani aguherana. Birashoboka ko wari umaze iminsi mu mubabaro, birashoboka ko wari umaze iminsi wiganyira, birashoboka ko n'ibyo bya Pasika utanakibyitaye, utakibyibuka, ariko garukira aho ngaho. Reka tugusengera Imana imbaraga, iguhe guhindukira, iguhe kongera kubisubiramo neza, kugira ngo izuka rya Kristo rihindure imitima yacu. Imana ikuzure, Kristo azure umutima wawe, wongere ukunda Imana. Turavugana n'abantu bacitse intege, turavugana n'abantu bumva barasubiye inyuma, turavugana n'abantu babivuyemo. Abo ngabo nibo turi kubwira. Reka rero uyu mwanya tugiye gusenga Imana mu by'ukuri. Unyemerere nuba wumva uri mu bantu basubiye inyuma, mu bantu bacitse intege, uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, hanyuma tugusengera Imana. Mana yacu, Mana nyiribike, Mana nyirubutware, Mana ishobora byose, Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba, tugushimiye ijambo ryawe
kandi Mana tukoretse ubwoko bwawe. Hari abari bananiwe n'iyo Pasika bumva kwizihiza ntacyo bibamariye, ariko uyu mwanya turabasengeye kugira ngo wongerere abakizwa, wongere abihana, wongere abisubiraho. Imbaraga zawe zikora imirimo, imbaraga zawe zizura imitima y'abantu bacogoye, abantu babivuyemwo, abantu Mana bumva banamutse mu mitima yabo. Turabasengeye aka kanya kugira ngo wongere ubahembure mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, wongere umubare w'abakizwa, ugabanye umubare w'abarimbuka. Kristo wanesheje, dusengeye ubwoko bwawe, abarwayi ubakize, abarushye baruhure mu izina rya Yesu. Uheshe abantu bawe umugisha, uheshe abantu bawe ibyishimo mu izina rya Yesu. Urambure ikiganza, uhaze kwifuza kwa buri wese. Urakoze kubikoze, urakoze kubw'ijambo ryawe, reka risohoze ikirizanye. Urakoze ko wumvise. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, bakozi bawe turabasengeye, itorero turarisengeye. Urakoze ko wumvise Mana. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, ineza y'Imana ikomeze kubageraho, kuboko kwawe kwiza kuboneke mu gihugu cyacu. Urakoze kubikoze, ukomeze ubane natwe, shyigikira ubwoko bwawe, baguhanze amaso bakubone, ineza y'Imana igaragare. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, kandi umukozi w'Imana Imana imuha umugisha. Reka tubahe telefone zacu tugendana kugira ngo dukomeze tugende tubafasha. Ni 0788 50 98 944, 0788 50 98 944, na 0722 74 34 93 1. Reka rero mushumba nawe aduhe telefone kugira ngo tubafashe. Telefone yacu ni 0782 4 39 754. Mane barinde, muzagire Pasika nziza. Amen. Amen. Shute amahoro. Bemezwa n'umutima, ijambo dufite ryo gushima gusa, ntabwo dushidikanya. Waradushyigikiye Mana. Kuzirikanwa n'Imana ni ikiganiro mugezweho n'itorero Philadelphia hamwe n'abakozi b'Imana Pasiteri Serugendo Dismas na Mama Pasiteri Gatera Jose kuri Radio Mucyo. Philadelphia, Imana iratsinda.